Ese neza kandi nanone mwaramutse amahoro. Iyi ni yampamba y'umunsi. Dushimiye abantu mwese mwakanze subscribe, like, share na comment. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibakomereze amaboko. Nongere mbivuge iyo dusabye umugisha ababikoze tuba tubwiye batarabikora kugira ngo namwe mubikore. Yesu abahe umugisha rero ni Allah wanyu. Mbasabira umugisha umunsi ku munsi. Hanyuma impamba y'umunsi, uyu munsi turi kuganira ku ijambo ry'Imana ryiza kandi riryoshye. Ndumva shaka yuko ifite umunezero mwinshi. Iri joro narangize yerekwa mbona abantu barimo barasubizwa, mbona abantu bishimye banezerewe, mbona abantu basenze barimo barahabwa amakado. Imana ishimwe. Nabonaga abantu banezerewe kuko hari abo twahura nkabona barimo bararira, ariko mu kanya gatoya tugahura mbona banezerewe, barimo bishimye, barimo baraseka. Rero wowe wari uri mu bibazo cyangwa se wari uri mu ntambara, niba warasenze ukavugana n'Imana, nagira ngo umenyeshe itangazo rivuga ngo igihe cyawe kirageze cyo kugira ngo Uwiteka aguhoze amarira yose meza. Bibiliya erega ni nziza, iravuga ngo siko bizahora kuba mutegereza keretse bava mu isezerano nta mpamvu. Ariko nagira ngo kumenyeshe ngo iby'Imana yavuganye nawe Imana ije kubisohoza. Ntabwo Imana ibeshye. Imana ntabwo ari umuntu bibeshye, kandi ntabwo ari umuntu ngo yicuze icyo yavuze. Oya, Imana ikurikirana ijambo yavuze ikaririnda ibihe n'ibihe. Rero nagira ngo umenyeshe itangazo rivuga ngo Imana ije kuguhoza amarira warize. Ihangane, amarira warize ntabwo Imana yayirengagije. Ari igihe abantu tujya gusenga twabona Imana itavuganye natwe tukibwira ko Imana yaturetse. Ahubwo nuko iyo Imana iri kurwana n'ibintu bikomeye ntabwo Imana ivuga. Hari ibintu bikomeye byari biguhagurukiye, Imana iri gukindagura ku buzima bwawe kandi bitari ngombwa ko Imana ivugana nawe. Rero nagira ngo witangaze nkubwire ngo kuba Imana itari kuvugana nawe ntabwo ari ukuvuga ko Imana yakwibagiwe, ahubwo nuko hari intambara zikomeye Imana iri kukurwanira. Haleluya. Nyemerera ahantu uri dushimane Imana, tubwire Imana ngo warakoze kuturinda mu minsi yose yatambutse, mu minsi y'amarira yacu, mu minsi twari turimo turarira, mu minsi twari tubabayemo, waraturinze, wabanye natwe. Ariko ubwire Uwiteka ngo ndagushimiye ko uyu munsi hari ibyo urangije ku buzima bwawe. Ndagushimiye ko uyu munsi umojeje amarira, ndagushimiye ko uyu munsi wa none izina ryanjye ryarahindanye, ariko uyu munsi wongeye gusukura izina ryanjye. Imana ihimbazwe. Nabwiye abantu ndababwira ngo ukoze ubukwe ariko ntubone urubyaro, ubukwe butagaciro. Rero nagira ngo nkumenyesheje ikintu cya kabiri, mubwire ngo Uwiteka agukorera igitangaza cya kabiri gicecekesha amagambo y'abantu. Uwiteka agukorera igitangaza cya kabiri gishimangira ibya mbere Imana yakoze. Ibirahari by'Imana yakoze yarabikoze, Imana ishimwe. Ariko Uwiteka agukorera igitangaza cya kabiri gishimangira ibya mbere Imana yakoze. Haleluya. Uwiteka agukorera igitangaza gicecekesha amagambo y'abantu. Nabwiye abantu ndababwira ngo igikomeye ntabwo ari ugusenga, ahubwo igikomeye nicyo uzavana mu masengesho. Abantu bategereje icyo uzavana mu masengesho. Ese uriya muntu ko tubona ku wa mbere agenda ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ariko tukabona adahinduka. Imana ishimwe. Iyi barakuvuga kubera yuko bari kubona nta mpinduka, ariko nagira ngo umenyeshe yuko nubwo babona nta mpinduka, ariko igihe kimwe Uwiteka azakora igitangaza kandi abantu bazamenya ko wasenze Imana by'ukuri. Haleluya. Rero nagira ngo witangaze umubwire ngo Uwiteka aje kugukorera igitangaza kije gucecekesha amagambo y'abantu. Amagambo abantu bari baravuze ni menshi, ariko Uwiteka aje risiribonema dekita wezimanga awe ya dekita wezima aje kugukorera igitangaza kije gucecekesha amagambo y'abantu. Nyemerera ahantu uri ubwibura uzamure harura yishimwe, ushimire Imana, ubwire Uwiteka ngo Mana ndagushimiye ko hari igitangaza gikomeye unkoreye, ko hari amahirwe yanjye umuje nayo, ko hari umugisha wanjye ugaruye, ko hari inyatsukuye mu biganza byanjye, ko hari amateka uhinduye amateka, ko hari uruvugiro rwawe rundi unkuyeho, ko hari amagambo y'abantu bari baravuze utesheje agaciro, ko hari imivumo abantu bari baravumye uhinduye imigisha. Imana ishimwe. Uzamure harura yishimwe, ushimire Imana, ubwire Uwiteka ngo ndagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze. Imana ikoze imirimo ku buzima bwawe, Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe. Nyemera ahantu uri dusenga n'Imana, dushime Imana, tuyibwire ngo Uwiteka turagushimiye kubw'imirimo ukoze, turagushimiye kubw'ibitangaza ukoze, turagushimiye ko wongeye kudusubiza ubuzima, turagushimiye ko wongeye kuduha imibereho, turagushimiye ko uhinduye amateka, turaguhinduye ko uhinduye idestize bone kontaigera sika icyiciro cy'ubuzima bwacu. Uwiteka gukuye ku cyiciro kimwe, Uwiteka afite ubundi buzima gukizemo. Akirira ijambo kuko ari
ari ijambo ry'ubuzima. Akira buno buhanuzi. Uwiteka guhindura ubuzima, Uwiteka guhindura amateka. Ni ukuri reka mubwire wowe nkurikiranye, ndakubwiza ukuri, nuteresa ribone ayibene kontagera sika. Uku kwezi kwa karindwi tugiye kwinjiramo kurakubera ukwezi kwa karindwi kw'amahirwe, kurakubera ukwezi kwa karindwi k'umugisha, kurakubera ukwezi kwa karindwi ko gusingira imigisha yawe, kurakubera ukwezi kwa karindwi ko guhura n'umugisha wawe, ko guhura n'amahirwe yawe, ko guhura n'ibintu byawe umwanzi yari akunyaze. Uku kwezi kwa karindwi ni tasti de bone kontagera sika, kurakubera ukwezi k'umugisha. Nyemera dusome ijambo ry'Imana ho gato. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Ezekiyeli, igitabo cya Ezekiyeli, umuhanuzi Ezekiyeli. Bele apista do siribo ena. Iri jambo ryanejeje cyane. Igitabo cya Ezekiyeli turasoma ibice byaho 4 n'umurongo wa 15. Ezekiyeli ibice byaho 4 umurongo wa 15. Bibiliya iravuze ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Dusubiremo. Haleluya. Maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Haleluya. Haleluya. Poli elasiri bone konta igera sika. Maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Sema haleluya. Dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, amabyi wari warasizwe n'abantu, dore nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Manitala bole sirimo awiri kitawazima. Witeka gukuya amabyi wari warasizwe n'abantu. Uitala bisa anome ela isita wezimo. Uiteka gukuya amabyi wari warasizwe n'abantu. Tanita abiri sala awerimo. Hari umuntu agenda bonesi de bonema, abantu baramusiza amabyi. Urugo rwakubera amabyi. Urware siribone heriya kwamba n'imiryango byakubera amabyi. Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore gukuya amabyi wasizwe n'abantu. Haleluya. Nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Nume pa auri desidebo onesta siribo akwiribo saimene liyatara aho siribone manga. Uwiteka gukuya amabyi y'abantu. Hari aho wari waraseberejwe, hari aho hari icyangiro cyari kikuriho. Uwiteka gukuye ayo mabyi wari warasizwe n'abantu. Uwiteka guhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Twakireza ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko byaba mu ijuru. Turagushimiye ko hari amabyi y'abantu dukuyeho, turagushimiye ko hari umunezero duhaye, turagushimiye ko hari andi mahirwe uzanye ku buzima bwacu. Turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze, turagushimiye nyir'ingabo nyir'ibihe kubw'imirimo ihambaye ukoze. Turagushimiye ko hari ibyo ukwiriye kwiyubahisha kugira ngo izina ryawe rihimbazwe, abantu bamenye ko ari wowe Uwiteka, abantu bamenye ko ari wowe Imana, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye kubw'imirimo ukoze, turagushimiye kubw'ibitangaza ukoze, turagushimiye ko uyu munsi wigaragaje, izina ryawe rihimbazwe. Nyemerera uyu munsi wa none umuntu wese uri bubere rino jambo rimubere ijambo ry'umugisha, rimubere ijambo rimusingiza imigisha ye, rimubere ijambo ry'amahirwe, rimubere ijambo ry'ihumure mu mutima we. Nuwari wabuze ibyiringiro yongera asubirana ibyiringiro, wari watiza amahoro ya detita, wari wasanamangiriye destizemo anopita wezi nibone heri ya desta apore atisa lebone kuntagera sika binito size boneto siri bonema. Ndikumene sala bahoti kawezi manga, ndikumva Uwiteka ari kuvugana nanjye nini asizere siri bone kuntagera sika. Ko hari abantu Uwiteka amaze umwuma, ko hari abantu bari barabuze icyerekezo cy'ubuzima, Uwiteka ahaye icyerekezo cy'ubuzima. Bini a distance nimone kuntagera sika. Imana ikumbwira umuntu wari warabuze urubyaro, Uwiteka guhaye urubyaro. Oni sarabone heya bekuta wari waranzwe n'imiryango, ijwi riri kumbwira ngo uyu munsi abini odestide heria Uwiteka guhaye igikundiro. Nini stasiri bone kontagera sika. Mbonye abantu bakira umunezero
umunezero, mbonye abantu bakira andi mahirwe, mbonye abantu binjira mu mugisha udasanzwe. Humura Deside Heria, ijwi rivuganye nanjye ngo uhumure, kuko Uwiteka akoze igitangaza gikomeye ku buzima bwawe. Amen. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen.